tewe mwabakobwa mwe yo nimbyara umukobwa wanjye zamusengera mwizina rya Yesu mani shobora byose wajya gutura mu murenge wa Ndera ukahegera nibura mana mbisabye mbikuye ku mutima kugeza kwisumwa umuntu amara isaha imwe irarangira undi aperforminga igihe kingana n'iminota 30 irarangira undi aperforminga igihe kingana n'isaha imwe irarangira ubu bona imbogamizi ziri muri Genesis Comedy ari iziye cyangwa se ikintu cyababasha nabonye abantu batinda cyane kuri stage ari babandi babanje b'urwenya nabo hagati ari kuwanyuma ariko bantu sobanura abantu urwenya aba yavuze amagambo arambuye cyangwa ni kwa kundi agenda tera abantu story urwenya ntago bitandukanye n'ibiganiro dukora yego urwenya no kubwira abantu uburi imbere y'abantu bajya nko mu bihumbi 7 10 biterwa n'abaje ngo ibihumbi bingahe nazo uzi kuzaba uri imbere y'umuntu umwe babiri ibaze nashi ibaze kwe hibaze nashi hibaze nashi tafo we hibaze nashi nyine merci nesa gwa iminota mike ntago uwanyuma keshi ntago ajya arenza iminota 10 10 irindwa aho ngaho none icyo ni ikintu basha gusobanura abanyarwanda ndone nka Gitafu wenda ujya guperforminga bwa mbere muri Genesis Comedy nihe nama wamugira inama nakugira baretse gato wimvugiramo inama wangira ni yihe nzitwara gute nzagenda gute nzagenda sangaye nzagira iki nzaruhuka amasangana iki nzategura inkuru imeze gute ariko Imana izaguha iyawe witwarira iyawe nta muntu verisa nta muntu ugira uti yaratinyutse ajya mu mihanda igihe abandi bakobwa batinya imihanda kandi wa mukobwa we moto ni ikinyabiziga cy'amapine abiri korera y'imodokari y'amapine ane kandi Imana izayiguha umva njyewe ubundi ni intego ngiye kwiha nyuma y'imyaka 2 yego ngomba kuzantwara ruriya rukaba none nkubaza akabazo k'amatsiko ko nkuteze uri umukobwa w'umumotari nanjye kuva navuka najyaga nifuza gutwarwa n'umukobwa w'umumotari hari ukuntu umumotari agutwara nagire abajya bayiba urumva yagutwara akajya agenda afata moto agenda kwiyegereza urumva mota nk'ubwo ko uhuye n'inzovu urumva muri wowe wumva umeze turuva utarimo gucumba umuriro yo wowe ugiye guke oya nabirenze bakureho kamera zimya kamera zimya tugende uzagaruka ubutaha reka dusoze ikiganiro cyacu hano mu ijuru no kwa Nyanzage ntujyayo nyiranzage we mbabarira nagusabye imbabazi mvuga ko nazongera ubwo twebwe twatangiye hano ni kuri izovu 150 nibisanzwe ariko ari kurushaho kuvuga ngo turabakiriye cyane hano ku nzovu 250 tubashishikaje kugira ngo babona haremano bababaye abantu batishimye abantu bafite ikibazo abantu umva batameze neza turabakiriye hano kuri 250 kuri ku nzovu bameze nabi babarwaye ejo bundi uwo bita Kamananga kiri mu bitaro nagiye kumusura barwariye aho bita muri Kane nk'uko basanzwe bahita sha uragenda ukabona umuntu ari mu mwuka barimo kushaka kumuha umwuka afite cya bomboni akumunwa amasonde Jita ujushimira Imana ndayishimira reka bura kudashimira Imana bwaba ari ubuyobe reka ngubwire inzovu buri Imana buri gushimira Imana kwa nyako ni ukuntu ujya kugenda ukajya mu rusengero Imana yaguhaye amaboko Imana yaguhaye amaguru Imana yaguhaye igitsina Imana yaguhaye ikibuno Imana yaguhaye mu nda Imana yaguhaye amaso buri gice cy'umubiri tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo ikibuno se ari ubwo nabivuze mu mvugo nyandagazi ikibuno nta kibazo ikibuno ni ikibuno nyine ariko ubundi ijambo ikibuno dushimira n'abantu babuze ibibuno bakafite utubuno dutoya hari n'abafite ibibuno binini kuko abafite ibibuno binini ntacyo bakoreye Imana wa undi ufite igitoya atakoreye Imana buriya ikibuno ijambo ikibuno riri mu Kinyarwanda cyangwa ari mu Cyongereza ikibuno ntabwo kijya gihinduka ni mu Kinyarwanda ikibuno cyangwa ijambo kuri ese ahubwo buriya kiri mwizina bwite ni mwizina rusange ikibuno ariko twumve baravuga ngo ikibuno kinini ikibuno gitoya na wavanga akabuno ikibuno kiri mu nteko ya kangahe ikibuno kiri mu nteko ya gatandatu reka tube ikibuno kinini ikibuno bitajya muri gatandatu se barawumva karindwi
baravuga ngo reka mbikwigishe yego muba mu mirima karindwi ubwo nibeshyeho rimwe ryonyine nibeshyeho rimwe niyo mpamvu bakubwira ngo muri comment bazatubwira ijambo ikibuno niba riri mu nyandagazi yigo ntabwo ari mu nyandagazi ikibuno nta kibazo rwose ikibuno ni ijambo riri aho ngaho ubwo uriya mu ishuri wagigisha mwarimu akavuga ati ngiye mwarimu nagiye kwituma umwarimu arituma ushobora kuvuga ngo beta afite ikibuno kinini nyiranzajya afite ikibuno agafite akabuno gatoya ibintu nk'ibyo nishaka ikibuno kinini ariko mana we kuko buri umuntu agiye ikibuno kinini bitewe n'umubiri wiwe yego buri umuntu ntuzavuye ngo harimo abantu basigaye babona abantu banini ngo cyangwa n'umuntu yananutse yishwe n'inzara afite akabuno gato ngo uriya muntu arwaye sida yego ariko wawe n'umuntu ufite ikibuno nka misho nzovu hari ikintu numvishe ku bantu buri icyo kintu tuzongeye kukivuga imbere ya kamera iyo ndwara ya sida ntabwo sida ikibaho yagiye se sida niba reka nujya kwa nyiranzage ukajyaho nukoresha puridasi shanzahita ngukaraba umva sida ntabwo ikibaho ahubwo basigaye bavuga indwara yoroshye ntabwo bakita sida indwara yoroshye ariko imiti yaraje erega buriya sida sida ni iya twese ntiwakwirata ku muntu ngo arayirwaye ariko ntabwo bavuga ngo ni iya twese koko kugira ngo umuntu yandure sida arabanza agakora ibidakorwa niba ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ukayikora idakingiye nawe bivuze nabi ahubwo iyo ugiye kurya biriya biryo sibyo yego ujye ubirya wabanje gukaraba intoki nubirya wakarabye ntabwo bizakunira yego nta nubwo bizagutera inzoka yego ugera ubwo umusuzi unyura mu ugaruke mu kanwa yego cyangwa ukumva naturiye mu jisho bibaho ibyo bintu ariko nibagiwe kubaza uriya mumotari utwara moto buriya abamotari hari uzabacunge nimba gutwaye uri inyuma yego ukabona aratwaye umutwe ugenda urimo kubyina umeze gutya none njye si uko basanze vo hari umumotari nyine wanzanye umumotari abaranzanye none ngira ikosa ndahamagara ndabona inzovu mwaramutse uramwa ngo mwaramutse neza ndavuga nimemeza muteze ngo yeko ndavuga ni aha birangije umumotari arambwa ati mana yo mwijuru mbabarira unyereke inzovu urumva no kuvuga ngo na umumotari ningira imana akazamamagara nimugoroba cyangwa wende nundi munsi akazagusaba ikiganiro uzakimuhe nzakimuha kandi imana igihora imurinda iyo umuntu w'umutegarugori nkuriya yihangiye umurimo bamwita boringo motari izina ry'abagabo se boringo yambwa ngo yitwa boringo motari yambwa ati nyamuneka nk'uko nusa buriye hari ikintu twibagiwe ariko Bruce Melody uzi ndi muri marakura muri iyi minsi ya none mana we bana bidiki toto bana wayaseke ko bana wayase bana mana we bana Bruce Melody no kumwa ngo imihanda y'imara twika muri misa none gri pro Melody we kwika haki hagurumane bahazimye byange yagiye yagurutse gri ni n'umuntu wacu imana igihora imurinda mane buriya Melody ako buno kuvuga ngo ni watatira igihango nukorera imihanda yaka we mana we bana yego Melody bana wayatse Melody bana bana we bana ako shamenya ukunda kubana bana Melody gri po tumubone no kumusoza turamusuje cyane Melody no umuntu w'umugabo cyane ebana umve ngo Melody we aho uri hose umve ngo wowe numve ngo nyine komeza utwike nutse wafashe igisambo komeza utwike wandike ibyo kuvanga iniga ngo imihanda wayifashe komeza ukore cyane muri bana gri po kireka ngufashe Melody kuba mumfashe namufashe nyine kumufata ijambo kumufata uzamufashe se uri umupolisi uri umunyerondo wamufashe muri rwego ijambo kiretse ngufashe ni ijambo riri hite cyane muri minsi ya none ushatse wananditwikiramo kireka ngufashe Melody
nongeye mbivuge ariko ni byiza reka dukoreshwa n'ibindi ibyo nta gaciro ni byiza gukomeza kuvuga umuntu umwanya munini yajya ngo yadutwikiye twacya twamutwikiye n'abantu babibona nabi yego none urabona imihanda simeze ite imihanda ariko nugiye kumva inkuru uriya mukobwa wagusariye bimeze bite umukobwa yavuye ngo yasaze ngarashaka ngo kuba umugabo ngo arashaka ko mugira umugore yari kurongora umumotari kazi uriya mumotari se ariko nzovu nagorwa yasaze inzovu nitandongora ntabwo ndi bugire amahoro nese wamurongoye reka nambwana ngiye kujya muri Genesis Comedy mbabara cyane maze ni performingire ningiye Imana natwe dufite ikiraka cyo kuzenguruka u Rwanda ejo twavuye i Butare yego kwa gatatu turi Musanze ni mu byeke ikinyobwa cya burarirwa cyane burarirwa cyangwa bayita turbo turugo niya mukarunwa ningi iyi bayita turugo ni ukuvanga aka kantu oya ntabwo ari turugo bayita ngo ni inzoga y'abagabo reba nk'iki gisimba kiriho shakoko ni umugabo iki ngiki ni ukuvuga ngo iyo ugoswe gato kita kikwanya imbere cyane kita kigwekenya ye mana we ni inzoga nziza cyane mwa turubo bana ubwo rero ikiraka ugifite ni Merci wo muri Genesis Comedy Merci aho uri hose turagusuje cyane ni umuteranonga mukuru dufite gripo imihanda imeze neza imihanda imeze neza turimo turikaraga ibintu bimeze neza ariko nzovu muri iminsi ya none ndimo ndumva ibintu ngo GTF ngagiye gutwika ahantu runaka ibyo narabyumvishe nawe twika nutwika ahantu hose ahubwo bazagufata ntabwo bamfata bazafata kuko urimo kugenda utwika amazashya yego imihanda yahiye Nyabugogo yahiye ngaho giporosira twayitwitse Sonatube irahiye Kanombe irahiye nugiye gwa akazi polisi nuko sizimya ahahiye se mpamvu ravuze ngo muri Genesis Comedy ni ukuvuga ngo imodoka zizaba nkeya tuzahatwika hashye imodoka zizimye zibe nkeya bibe ngombwa ko bajya basaba n'umusada icyo tubifuriza ni ukuzahatwika hagashya urakoze cyane ntuzamere nk'umuntu w'urwenya bamujimirije amatara ariko nanone biriya ntabwo ari byo tubwire ariko ubundi nzovu kugira ngo bakozimirize amatara biba byagenze biti yenda nkeka yuko yego hari ibyo bita tekinike ibya hariya buriya wasanga igihe cyararenze rega hari ahantu umuriro urishyurwa ugira gute muri atete ubwo wasanga igihe cyararenze amasaha ngo yari kuviraho cyangwa n'umwanya bakoresheje bagahita bazimya amatara none se no kuvuga ngo bashaka kuguha bakavuga ati we GTF ugiye guperforminga igihe kingana n'iminota 30 ngiye hariya kuko nanjye nagiye ukuntu babigenza yego undi yuri umusitari nyamusitari wa wundi abantu bemera ujyaho nyuma ujyaho nyuma y'abandi ariko ariko iyo ugiyeho nyuma bapanze bandi bagenda bamaraho umwanya munini ubijera meza atabi ya minota hakaba ariho abarenze iminota hakaba ibiki n'ibiki usiduka undi wa nyuma bamujimije amatara kari burya ntabwo biba ari byiza aza akubita babira bintu bazabikosora none se imbogamizi ubona muri Genesis Comedy ni ukuvuga ngo n'umuntu agiye guperforminga wenda abantu baperforminze umuntu amara isaha imwe irarangira undi aperforminga igihe kingana n'iminota 30 irarangira undi aperforminga igihe kingana n'isaha imwe irarangira ubu ubona imbogamizi ziri muri Genesis Comedy ari izihe cyangwa se ikintu cyababasha nabonye abantu batinda cyane kuri stage ari babandi babanje b'urwenya nabo hagati ariko wanyuma ariko bantu usobanura abantu urwenya aba yavuze amagambo arambuye cyangwa ni kwa kundi agenda atera abantu story urwenya ntago bitandukanye n'ibiganiro dukora yego urwenya no kubwira abantu uburi imbere y'abantu bajya nko mu 7,000 10 biterwa n'abaje ngo ibihumbi bingahe nazo uzi kuzaba uri imbere y'umuntu umwe babiri ibaze naje hibaze naje tafo we hibaze naje nyine merci mesa gwa iminota mike ntago uwanyuma keshi ntago ajya arenza iminota 10 wow 10 irindwa aho ngaho none
icyo ni ikintu basha gusobanurira abanyarwanda. Ndone nka Gitafu wenda ujya guperforminga bwa mbere muri Genesis Comedy, nihe nama wamugira? Inama nakugira baretse gato wimvugiramo, inama wangira ni yihe? Nzitwara gute? Nzagenda gute? Nzagenda sangaye? Nzagiba iki? Nzaruhuka amasangana iki? Nzategura inkuru imeze gute? Gira icyo ubwira abanyarwanda koko wowe icyo nabwira, wowe ufite umunwa wawe, ufite ibyo uzababwira bibasetsa. Baretse gato bamuyoboke barimo ufashwe n'ibikiza. Yego Minisitiri w'Ingabo yarahari. Yego niyo mpamvu twavuze cya kintu cy'indangamirwa, bagasa nka bukeye bwaho bakavuga ngo ijambo indangamirwa no kubangamira. Indangamirwa ni itorero ry'igihugu. None twebwe twabishyize muri bya bindi byo kubomora ibintu by'indaya, tuvuga ko indaya zitwa, ariko bambwiye ko babashimije amatara. Twe nta matara bigize. Barashimije wowe na Yakamwana, barabimbye ibyo bintu. Bretse gato tubigane ibyo bintu. Ngiye barambwiye ati inzovu yarakotoye iri kubona Yakamwana. Icyo kintu barakimbwiye. Batuzimiza amatara. Neza rya nta mbura abana banjye nta matara batujimije. Yego unuko uwo muntu wango wabimbwiye. Twebwe twinja twe dufite n'ababawusa. Ngo nguki uba ufite umubawusa umwe, undi nyuma. Iyo uva no ku stage ugiye gutaha, ababawusa nibo bakugeza ku modoka. Reba no Gitafu ndi kumwe na Mobosa bro, kakifungo kanyigiye muri Genesis Comedy. Kujya muri Genesis Comedy bishaka kwivanamo ikintu cy'ubwoba, kavuga amagambo asetsa ku buryo bakoma amashyi, kuko iyo badakumya amashyi uba wahiye. Twebwe ngene Yakamwana tujyayo batujugunyaga inote za 5 kuri stage. Mwaratwitsara cyane. None ukuvuga ngo ngiye na Merci ikintu tugomba gukora ni ukwatwika ku nkuru ya danger, mwirinda mu karu. Uzirinde ya mukaru yawe, kuko ushaka kunywa mukaru nyinshi wajya ukabura umunwa ukagera ugaceceka. Hari n'umunwa. Jewe mfite ukuntu agatwiko nzagatwika. Ni ukuvuga ngo none ni ukuvuga ngo Gitafu inama umugiriye nazigire yumva ko azagira ikibazo, azaperforminga ahatwike haje. Mbese wowe uzakore nkuko waba uri iwe mu nzu ugakora utiteye ku bantu. None hari abantu benshi ndabyumva. Ukurumva hazaba hari abaministeri, haba generali. Ntago mvuze ko bazaba hari. Wenda ajya bazaba hari. Buretse gato bitewe nuko nge bitewe n'ikizere niyumvamo, numva n'abapasiteri bazaba hari. Na Yesu ubwe azaba uva ahantu azaba yatakaye. Urumva bro, koko tuvugana Jesus twamaze kuvana kuri phone, arambwira ati ngewe muri Genesis Comedy nzaba mari. Urumva bro, none uzasengaza ngewe bwa mbere yakatwagiyeyo yasinze turagenda arabyica, ariko nge nsenga Imana yibwiye ijambo rimwe, kandi nanjye uwo munsi nari ndwaye, maze ndwaye typhoid. Wari urwaye cyangwa urwaye umuvuduko w'amaraso? Njye se ndabyibushye. Ndabizi se umuvuduko w'amaraso bawutwara bate? Ushaka kurwara umuvuduko w'amazi ukahita wirukanka. Zimya kamera ngo umuvuduko w'amazi w'amaraso. Rero uzirinde kunywa ya mukaru yawe nyinshi. Yego. Ushatse wazana inywa uriyo. Saa 8 zageze. Twerabize ko dukora ku masaha igihe cyane. Tugiye gusoza n'ubundi. Harabura umunota umwe. Dusoza ubwo nta nibi. Ni ukuvuga ngo tunasengereye Gitafu ya mbere yo kujya ngusengerere, hari ikintu urubyiruko rusabwa. Urubyiruko rasabwa inama, wagira iki inama urubyiruko ngaho abagore bagiye gusezerana, abamotari bateza kaske, sinzi abantu birukanse mu muhanda, abantu barongowe biranze, abakobwa batandukanye n'abagabo babo, sinzi abagabo batandukanye n'abagabo babo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abana bagiye kwishura ibiranga. Abana se mbanze mbwira ababyeyi buriya mujye musengera abana banyu, kuko ubwenge butangwa n'Imana. Yego. Umwana ashobora no kwiga mu ishuri ugasanga mu mutwe mwarimu yavuga ngo kabiri ukongera gatatu, ugasanga umwana arimo gutekereza. Umwana arashonje, buri umwana ushonje ntabwo yakwiga ngo no ntibishoboka. mwababyeyi mwe umwana ajya ku ishuri mwamuhaye igikoma, niba ufite ariko umwana yakabayemo mukaru, buri umwana wagira agazigira mu gikoma umukaritesha umutwe. Yego. Uziyo nkwenye nyinshi bura nayo irasindisha. No. Mukaru samajyane se amajyane. Manu himbazwe melody hose reka manze mukomere melody. Ubwo rero tuboneho
no gushimira abadukurikira kuri 200 Inzovu 250 rwose aho abandi baburiye yego mugiye muhaha nimba Jitafu yanyuze kuri YouTube channel ajya haha aronke yuzuza ibiganza imifuka ye yuzura amafaranga. Amina. Jitafu rero reka dusenge tweragize Imana kuko tuba twavuye mu rugo tugendera ku byuma by'abazungu agiye uva mu rugo ugira Imana amafaranga nizaya kwiba ukagira gute wagiye kwa Nyiranzage mutufaranga nagize Imana yamenye umubare w'ibanga warawuhinduye yego narawuhinduye ejo mu gitondo Nyiranzage nge sindawuhindura nge menya umunsi bayifashe menya bazaduka ariko uko ejo bundi yanyibye miliyoni 10 we yakwibya ngaye Nyiranzage miliyoni 10 aguze convention yose yaratwaye nukuvuga ngo udufanga ndakora mu biganiro twose tugeze tujyana Nyiranzage ako Nyiranzage ndamuka gufasha niwe Mansha byose Mana nkunda ni waremye ijuru n'isi Mana nkweretse Jitafu kuwa kanaza ari muri Jets Comedy uzamuha imbaraga uzamuha igikundiro ku buryo amagambo yose azavuga abantu bazakoma amashyi kuko ariyo badakomya amashyi Mana uba wahiye n'ubutanago bagutumira Mana kandi nkweretse YouTube channel yose Mana ujye warinda Mana niwe murinzi w'ukuri na bya bisambo by'amacano y'abantu kandi Mana nkweretse Nyiranzage no mujura yibye Jitafu ngo miliyoni 10 nawahagarika umuntu gusenga mu izina rya Yesu toka sate mu izina rya Yesu imvana mu mwuka Jitafu imvana mu mwuka yego Mana icyubahiro ni cy'Imana kandi nkwetse Mana yego abakobwa bose Mana nkwetse umukobwa ugenda abakeneye abagabo bose babona abagabo yego abakobwa babona abagabo yego kandi mwa abakobwa namwe muzamugira urukundo mukundane cyane kandi bagira inama yo kwirekura nibajya babona abagabo bajya birekura bagenda n'udukingirizo bibuka kwiza ndwara zihari za ndwara z'ibyorezo ngaho byateye ngaho bazamutse bibuka ko bajya baterwa amada bibuka karimo babyara mwa abakobwa ngo ndababwiye ngo mwihane mwe mugenda no bukingirizo inigane kujagaraza uyibwati nibishoboka ambara agakingirizo n'ibyaguvuza induru mwati tewe mwa abakobwa mwe nimbyara umukobwa wanjye zamusengera n'izina rya Yesu Mansha byose wajya gutura mu murenge wa Ndera ukahegera nibura Mana mbisabye mbikuye ku mutima kugeza Kristo umwami wacu amen tutamukoreye yagiye gukora rimwe atana perimi igihe abandi bakora imyaka n'imyaka bakayi kugira ngo umukobwa azabeho nuko azabona perimi agatwara moto agatunga bene wabo agatunga imiryango nimba na moto atwarira abandi ariko Imana izaguha iyawe witwarira iyawe nta muntu verisa nta muntu ugira uti yaratinyutse ajya mu mihanda igihe abandi bakobwa batinya imihanda kandi wa mukobwa we moto ni ikinyabiziga cy'amapine 2 korera y'imodokari y'amapine 4 kandi Imana izayiguha umva njyewe ubundi ni intego ngiye kwiha nyuma y'imyaka 2 yego ngomba kuzanwara ruya rukaba none nkubaza akabazo k'amatsiko ko nkuteze uri umukobwa w'umumotari nanjye kuva navuka najyaga nifuza gutwarwa n'umukobwa w'umumotari hari ukuntu umumotari agutwara nagari abajya bayiba urumva yagutwara akajya agenda afata moto agenda kwiyegereza urumva mota nk'ubwo ko uhuye n'inzovu urumva muri wowe wumva umeze turumva utarimo gucumba umuriro urumva ugiye guke oya nabirenze bakureho kamera zimya kamera zimya tugende uzagaruka ubutaha reka dusoze ikiganiro cyacu